Mwami Imana yacu, Imana ifite imbaraga, Imana ishobora byose, Imana murengeza ubugingo bwacu. Turagushimye muri aka kanya keza uduhaye, turagushimye kuko ukomeje kubana natwe, turagushimye kuko ukomeje kutugirira neza. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Turanezerewe Mwami muri aya masaha, mu gitondo kuri bamwe, ku gicamunsi kuri bamwe, umugoroba kuri bamwe. Turagushimye kuko ukomeje kutugirira neza, turagushimye kubw'uyu mwanya mwiza, umunsi wa mbere w'icyumweru. Turagushimye kuko watumenye tutaraba insoro mu nda za ba mama. Turagushimye kuko waduhanze, turagushimye kuko ukomeje kuturengera. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Natwe uyu munsi rero tugiye kugira ngo tuze imbere yawe, tugiye kuganira ku ijambo ryawe. Ndakwinginze Mwami Imana yacu kugira ngo ribe ijambo Mwami Imana rigira icyo rimarira abantu, rigira icyo rimarira imitima ya benshi, kandi nanjye ugiye kurivuga Mwami Imana rinkure ku rwego rumwe ringeze ku rindi, mu izina rya Yesu, kuko ibyanjye ni ukukubera mikoro wo kwivugira, ariko Mwami Imana icyo nifuza ni uko risigara mu mitima yacu, mu izina rya Yesu. Reka rero ntugirire neza, uyu mwanya ugaragare Mwami, kandi aya masaha aba amasaha adasanzwe, kandi aya masaha aba amasaha y'imbaraga. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze rero Data, urakoze kuturengeye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ndanezerewe cyane uyu munsi, kandi ndashima Imana impaye uyu mwanya mwiza. Imana ingiriye icyizere kugira ngo mpagarare imbere y'iteraniro mvuga ijambo ryayo. Ndashima Imana rero yo yatumenye tutaraba insoro mu nda za ba mama, niko Yeremiya yavuze. Yaravuze ngo yatumenye tutaraba insoro mu nda za ba mama, idushyiraho kugira ngo duhinduke umuhanuzi uhanurira amahanga. Ni ijambo nkunda gutekerezaho cyane, nkavuga nti Imana itarandema yari imfiteho umugambi. Donc ababyeyi banjye bataratekereza ko ngomba kubaho, Imana yari imfiteho umugambi. None se uwo mugambi Imana yari imfiteho, njyewe ndiho ndawubyaza umusaruro nk'uko mu miremere yanjye Imana yashyizeho aricyo kintu yari yagambiriye. Mu by'ukuri kuvuka kwanjye ntabwo ari impanuka, kuvuka kwawe ntabwo ari impanuka, kuvuka k'umuntu wese ntabwo kwigeze kuba impanuka, byabaye umuteguro mwiza w'Imana. Imana itugire neza cyane. Noneho njya nkunda kwibaza kuri uwo murongo, nkavuga ngo mbese nimba Imana yaramenye ntaraba urusoro mu nda ya mama, ikanshyiraho kugira ngo mpinduke umuhanuzi uhanurira amahanga, uyu munsi ndiho ndabikora neza cyangwa se ndiho ndabikora nabi? Ese ndi muri papasi y'Imana? Ndi mu murongo mwiza Imana yashatse? Ese mwene data bari mu murongo mwiza Imana yagambiriye? Ese nimba miliyari nyinshi zituye isi zose Imana yarazishyizeho kugira ngo zihanurirane, turiho turabikora neza cyangwa isi yaratuyoboyeho kugira ngo tuyiyobore? Imana itugire neza cyane. Yadushizeho kugira ngo duhinduke abahanuzi, tugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza. Yesu ajya kugenda mu ijuru, yasize avuje ijambo rikomeye, aravuga ngo ntabwo mbasize mwenyine, nzabohereza umufasha wanjye, nzabohereza umwuka wera, ari wo mufasha ubakwiye. Imana itugire neza. Kandi arongera avuga irindi jambo, aravuga ngo mugende mu mahanga yose, mubwirize ubutumwa bwiza, abazemera bazabatizwe, muzababatize, kubera ko bazaba bemeye umwami n'umukiza mu bugingo bwabo ari we Yesu, mubabatize. Hanyuma ngo nzabana namwe kugeza ku mperuka y'isi. Imana yacu ishimwe cyane. Bivuze rero iki? Nimba yaradushizeho kugira ngo duhinduke abahanuzi bahanurira amahanga, nimba yaradushizeho kugira ngo tugire umumaro mu gihe gisa nk'iki ngiki, iki nicyo gihe cyacu kugira ngo noneho twinjire muri destiny Imana yatugeneye. Imana yatugeneye destiny yo kwamamaza ubutumwa bwiza. Imana yatugeneye destiny yo kuvuga imbaraga z'Imana. Imana yatugeneye destiny yo kwamamaza Kristo, abantu bazamwemera bagakizwa bakavuga ineza y'Imana. Ntabwo yadushizeho kugira ngo turye duhage, ntabwo nubwo nabyo ari byiza yuko tugomba kubikora, nubwo no kwambara nabyo ari byiza, nabyo birakwiye, ariko misiyo de papasi ya Yesu nuko yadushizeho kugira ngo tugende mu mahanga yose, tubwirize ubutumwa bwiza, abazemera tuzababatize, kuko Kristo yaduhaye isezerano rivuga ngo nzabana namwe kugeza ku mperuka y'isi. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Nukuvuga iki? Turi mu murage w'Imana, ntabwo tugomba kujya above the law, ntabwo tugomba kujya hejuru y'amategeko Imana yaduhaye. Hari abantu duhagaze muri iyi si tumeze nka status, tumeze n'igishushanyo kidafite icyo kimaze. Ariko Yesu yaravuze ngo
mbatumye mu mahanga yose, mboherereje n'umwuka wera, azabafasha, azabayobora, azabakomeza, azagendana namwe, azabaha imbaraga, azabakoresha iby'ubutwari, azabahishurira ibyo ntigeze mvuga, azabamenyesha iby'ubwiru bwanjye, azabageza aho mwebwe mutagera. Bisobanuye ngo turi mu mbaraga z'Imana nituramuka twizeye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Yasize avuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ibyo ntakoze mwebwe muzabikora. Imana ishimwe. Bisobanuye ngo ibyo Kristo atakoze twebwe tubifite mu bubasha bwo kubikora. Nimba yarazuye abantu tukabibona, nimba yarakijije abarwayi tukabibona, hari ibindi bintu Yesu atigeze akora, kuko nawe turi abambasaderi b'Imana. Uyu munsi turi mu cyimbo cya Kristo, turi mu cyimbo cy'Imana kugira ngo tuvuge iby'Imana. Imana itugire neza cyane. Ndagira ngo mbabwire iki kintu, tutaraba insoro mu nda za ba mama, hariho destination, hariho destiny Imana yadupangiye. Hari abantu bibwira yuko baje muri iyi si kugira ngo babyibuhe, kugira ngo barye, kugira ngo banywe. Hari ujya kumva bavuga ngo tukure raha bwana, tukure raha, maisha ni short, maisha ni kidogo. Bakumva ko ariyo purpose y'ubuzima bwabo. Ariko reka mabwire, Imana yaturemye idufiteho umugambi mwiza, kandi uwo mugambi mwiza, iki nicyo gihe cyacu cyo kugira ngo tuvuge ubwo twinjire muri ya destination Imana yatugeneye. Bene data, hari inzira zizageza abantu ku muhamagaro. Hari abantu uyu munsi bataramenya umuhamagaro wabo, bariho baravanga imihamagaro. Hari abantu baririmba kandi uwo muhamagaro atari uwabo, kuko babonye runaka ari umuhanzi mwiza, bakajya mu muhamagaro wo kuririmba, ugasanga ntibageze ku ntego Imana yabaremeye. Kandi wenda umuhamagaro wabo wari ukuvuga ubutumwa bwiza, preaching, yari ukuvuga ubutumwa bwiza busanzwe, akajya imbere abana akabwiriza ubutumwa bwiza. Ariko kuko yabonye runaka yabaye icyamamare, ati nanjye ndagomba guhinduka umuririmbyi, we niko bimeze. Ugasanga uhushije umuhamagaro Imana yakuhamagariye. Cyangwa se ukabona runaka yabaye umuvugabutumwa ukomeye, uyu munsi arabica bigacika, yabaye umuvugabutumwa wo ku rwego mpuzamahanga, ukavuga ati oya, buriya nanjye ndagomba kwiga kujya kuvuga ubutumwa, ukibwira yuko wenda ari wo muhamagaro wawe, kandi umuhamagaro wawe wenda ari uwo kuba mu masengesho. Bene data, hari inzira zigeza abantu ku muhamagaro wabo. Ntabwo impamvu Dawidi yiswe umwami, impamvu Dawidi yabaye umwami, yabanje anyura ahantu ku ikosa aratereningwa, ahinduka umuntu uzahagarara akarwanira ubwoko bwabo bw'Abisirayeli, yujuje imbaraga z'umutima, yujuje imbaraga z'ibigango. Reka mbabwire bene data, ntutekereze yuko kuba Dawidi yarabaye umwami byavuye muri amizoma, byavuye muri recreation, byavuye muri ambiance, byavuye mu buzima busanzwe. Oya, yabanje atozwa guhinduka umwami, agira imbaraga zizamwemera guhagarara akarengera Abayisirayeli, akurira mu butayu, akurira mu ishyamba. Hari inzira rero zigeze umuntu ku muhamagaro. Nshuti yanjye, uyu munsi turasengera isi, uyu munsi turasengera imigabane, uyu munsi dutangiye gusengera Amerika, ariko hari inzira zizatuma tuhinduka abanyamuhamagaro neza. Hari abantu bakwepa izo nzira rero, bakinjira mu mihamagaro itari yabo. Kandi wenda umuhamagaro wawe wari uwo kwicara ugafasha famiye yawe, ugafasha abana bawe, ukabigisha iby'ubwami bw'Imana, akaba ari umuhamagaro. Hari abafite umuhamagaro wo gufasha, gutanga ibyo bafite, wo ni umuhamagaro. Wabona runaka rero atanga, ati nanjye ngiye kwiga gutanga, ati ndabona runaka yarabaye umusitari kubera yashinze foundation itanga. Uzaba uyoba inzira, kuko wose umuhamagaro wawe. Banza usobanukirwe neza ko hari inzira zigeze umuntu ku muhamagaro we. Hari umuhamagaro ugomba kubamo, hari umuhamagaro wawe mwene data. Ibi nari bivugiye, Imana yadushizeho kugira ngo duhinduke abahanuzi bahanurira amahanga, yadushizeho kugira ngo tugire aho tuva naho tugana, yadushizeho kugira ngo tugire icyo bita duhinduke messager de Dieu, duhinduke abatanga message. Ubundi tugira ibigo bishinzwe gutanga ama message, tugira za Yahoo, tukagira za Google, tukagira za ibyo mwumva ngo za Facebook, za WhatsApp, za Twitter, za Instagram, za Dahasher, za iPosta, za Express n'ibindi byinshi bitandukanye bishobora gutuma kuriye y'umuntu igera ahandi, cyangwa se message imugeraho.
ibyo bigo rero bikora akazi kabyo kuko nicyo byahamagariwe kandi bigakora neza. Iyo ugiye gutanga ikuriye ngo ikugendere muri Amerika, iyo kuriye barakubwira ngo izafata igihe iki n'iki. Iyo ugiye ku iposita yaba ku DHL cyangwa kuri MS cyangwa se n'izindi agence zitandukanye, bakubwira iminsi izafata, kandi mu by'ukuri bagahakikisha yuko iyo kuriye izagera muri Amerika. Yewe baguhana tracking number kugira ngo usajye umenya aho iyo kuriye igeze. Twebwe rero Imana iduhamagara yaravuze ngo mugende mu mahanga. Donc turire message, turi abantu Imana ihamagaye mu gihe gisa nk'iki ngo tugende mu mahanga. Kandi hari abantu bashinzwe gukora icyo bita tracking, bafite number tracking y'ubuzima bwawe. Barareba aho ugeze ujya kwamamaza ubutumwa bwiza, barareba aho uva. Hari abantu benshi Imana ijya guhamagara ibabwira ngo mugende mu mahanga yose, yabashizeho tracking, yabashizeho number ya tracking device, babashiramo ako kantu kugira ngo abamarayika bazajye bamenya ese bageze hehe, kugira ngo babarwanirire, bageze hehe kugira ngo babafashe. Hari abantu rero batangiye urugendo bajyana message ahantu, bagezemo hagati bakatira mu kabari, abandi bakatira mu buraya, abandi bakatira mu busambanyi, abandi bakatira mu itabi, abandi bakatira mu rumogi. No ya tracking Imana ikareba ikavuga ngo wa muntu natumye kugenda gutanga message muri kiriya gihugu, gutanga message muri uwo mudugudu, mwaba mwamundebeye. Abamarayika ati burya yakwebye. Sigini iragaragaza ko yagiye mu kabari, sigini iragaragaza yuko yifatanyije n'abatizera, sigini iragaragaza yuko ari umunyamunwa. Sigini ni ukuvuga ngo ntabwo ari gutanga, ntabwo ari kugeza aho Imana yagambiriye kugeza ya message, kuko nusomure message de Dieu. Imana yacu tugire neza cyane. Uyu munsi Imana yadushizeho kugira ngo duhinduke abahanuzi bahanurira amahanga. Imana ishimwe cyane. Turi gusengera Amerika. Uyu munsi ndagira ngo dusome ku ijambo riri muri Mariko ibice 15 umurongo wa 38. Mariko ibice 15 umurongo wa 38. Riravuga ngo umwenda ukingiriza ahera cyane h'urusengero utabukamo kabiri uhereye hejuru ukageza hasi. Ayo niyo magambo nshaka ko dusoma cyangwa se dusomye. Aravuga ngo umwenda ukingiriza ahera cyane h'urusengero utabukamo kabiri uhereye hejuru ukageza hasi. Niyo dusomye mu gitabo cy'Abaheburayo barabivuga, no muri Luka na Matayo bagenda bavuga iby'umwenda. Ubundi umwenda ukingirije ahera ni iki? Ahera cyane, nuzasoma mu gitabo cyo Kuva, Imana yabwiraga Mose ngo bubake ihema ry'ibonaniro. Mu Kuva ibice 25 kuzamura batubwira ibyo kurema ihema ry'Imana, bakubwira uburyo ki iryo hema ryari rimeze ndetse n'ibyari bigize iryo hema, kuko habagaho igice kimwe hakabaho ikindi. Noneho muri iryo hema habagaho icyo bita ahera cyane. Ahera cyane habaga hari isanduka y'Uwiteka Imana, habaga hari ibishushanyo by'abakerubi, ni ukuvuga ngo bisimboliza imbaraga z'Imana zihari, kubera ko Imana yabaga iri aho ngaho. Ubundi umutambyi iyo yagendaga gutamba ibitambo bamuzirikagaho umunyururu, bamuzirikagaho umugozi ku maguru yiwe, akajya gutamba ibitambo abitambira ubwoko bw'iwabo. Noneho muri uko kujya gutamba ibitambo, wa mugozi babaga bamushyizeho wasobanuraga iki? Wasobanuraga ngo naramuka ageze ahera bagakurura, wenda yatinzeyo kubera yaganiriye n'Imana umwanya munini, bakurura, yasabwaga kunyeganyeza ukuguru ngo bumve ko ari muzima. Yasabwaga kugira ngo ase nk'uvuga ati oya nimureke gukurura ndacyari muzima. Iyo atabikoraga baramukurubanyaga bakamujugunya hanze kubera ko yabaga yamaze gupfa. Ni ukuvuga ngo yageraga ahera, yaba atiyejeje imbere y'Imana akagwa aho ngaho. Hari ubwiza bw'Imana, nubisoma mu Kuva urabibona, habaga hari ubwiza bw'Imana mu buryo bukomeye cyane. Noneho muri iryo hema habagamo iyo sanduka y'Uwiteka, habagamo Imana. Umutambyi niwe wenyine
wemererwaga kujya aho hera, wemererwaga kujya muri urwo rusengero, abandi bose babaga bari inyuma. Noneho yagenda n'abafite ibyaha akagwayo. Muri icyo gihe nta muntu n'umwe wari ufite ubwo bubasha bwo kuhagera. Umva Yesu ageze rero mu isi, ikintu yakoze gikomeye ku musaraba, ari nacyo gitangaza cya nyuma cyabaye, ngo amaze gupfa bamaze kumusomesha sipongo ku isaha ya 3 y'igicamunsi, amaze kuva mu mwuka, ngo nuko umwenda ukingirisha hera utabukamo kabiri. Uwari umusirikare ahita avuga ngo kwa uhakika uyu ni mtoto wa Bwana, ndabihamya mbonye yuko yari umwana w'Imana. Muri icyo gihe umwenda watabukagamo kabiri, ngo imva cyangwa se ibituro by'abera, kubera ko isi yahinze umushyitsi cyane, ibituro by'abera birafunguka, abera barazamurwa. Mani tugire neza cyane, Aburahamu bari barapfuye barazamurwa, abatubanjirije bari barapfuye barazamurwa. Kubera iki? Satani yari yarababoheye ikuzimu. Arangije mu Baheburayo bavuga ngo barabibonaga, bari bafite ibyo byiringiro, ariko bakabona biri kure. Bene data ndagira ngo mbabwire, Yesu ageze ku musaraba, amaze gutanga umwenda wari ikingirije ahera watabutsemo kabiri. Mu gutabukamo kabiri, kugira ubundi aho hera hinjirwagamo n'umutambyi gusa. Ariko nyuma yuko Yesu apfuye ku musaraba Igorigota kugira ngo apfire ibyaha byanjye nawe, umwenda utabukamo kabiri, kugira ngo nje nawe tubashe kwinjira, kugira ngo aba mu mahanga babashe kwinjira, kugira ngo umuntu wese udafite inuma z'intungura, udafite ibimasa, udafite intama, nawe abashe kwigererayo bidasabye umutambyi. Mwibuke ko hari indangagaciro zarangaga umuntu wageraga ibwami, cyangwa se wageraga mu ihema ry'ibonaniro imbere y'Imana. Nuko yabaga yejejwe, nuko yabaga atunganye imbere y'Imana. Iyo atabaga atunganye yagwagayo. Bene data ndagira ngo mbabwire iki kintu, Yesu amaze kugera ku musaraba yakoresheje ngo byose birarangiye. Harimo ibya Justin byari birangiye, harimo ibya runaka byari birangiye. Kubera iki? Nje nawe yaduhaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ng'icyakora koko abamwemeye bakizera izina rye, yabahaye ubutwara n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Kandi turashima Imana yo yatugize abana b'Imana. Turashima Imana, umuririmbyi yararirimbye ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we. Imana ishimwe, kuba ndi umuvandimwe wa Kristo numva ndi proud cyane. Ndavuga ngo singitinya ibizaza, singitinya ibiriho. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo njyewe ubwanjye n'ibyo ntunze bibi by'uwo mucunguzi. Imana itugirire neza. Aravuga ngo byose birarangiye, amanuka ajya ikuzimu, arazuka ku munsi wa 3, ubu yicaye iburyo bw'Imana Data wa twese, ari hazava aje gucira abantu urubanza. Ikibazo cyanjye uyu munsi kiravuga ngo ni izihe ndangagaciro ziranga umuntu winjira mu cyumba cyahera cyane? Cyo nicyo kibazo ngira ngo twibaze uyu munsi wa none. Uyu munsi indangagaciro ziri kuranga, ese ko tugiye gusenga, ese ko turi gusengera Amerika, ese ko turi gusengera isi? Ubundi twize amasomo menshi uhereye ku munsi wa mbere kugeza uyu munsi, adusobanura neza abantu bagomba gusengera isi gahinduka, abantu bagomba gusengera ikintu kikabaho. None se ni izihe ndangagaciro noneho zigaragaza umuntu waje imbere y'Imana aje gusenga? Ni izihe ndangagaciro zigaragaza umuntu winjira mu cyumba cyahera cyane? Ese ko mbere umutambyi yari ibintu yagomba kubanza gukemura? Kristo uyu munsi nusoma mu Baheburayo ibice 10:19 bakubwira uburyo ki uwo mwanditsi yandika aravuga ngo uburyo Imana yihanangirizaga abantu, yihanangirizaga abantu ku byo kwizera isezerano rishya, ababwira uburyo bagomba kuryizera. Iyo usomye ku 19 aravuga ngo nuko bene data, ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu, tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo,
inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we. Kandi ubwo dufite umutambyi ukomeye utwara inzu y'Imana, twegere dufite imitima y'ukuri. Hari indangagaciro rero zegera. Imana ishimwe cyane. Indangagaciro ya mbere, umuntu agomba kurangwa n'ukuri. Aha na Paulo yarabivuze ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe kurwana n'umubisha. Nizihe? Umuntu ushaka kwinjira hera cyane, umuntu ushaka kwinjira muri iryo rembo, umuntu ushaka kwinjira ahari isanduka y'Imana, umuntu ushaka kujya kuri aritari, kujya ku gatuti, kujya imbere y'Imana asenga, kujya imbere agatabariza abandi, agomba kuba ahagaze ate? Agomba kuba afite izihe ndangagaciro? Agomba kuba yujuje ibihe byangombwa. Bene data, nagira ngo mbabwire, ubundi hari ibintu byateye muri iki gihe. Ntabwo tugitinya kuza imbere y'Imana nuko twishakiye, ntabwo tugitinya kuza imbere y'Imana uko twiboneye. Abantu basigaye baza mu ihema ry'ibonaniro uko bameze. Uzabibaze Mose uburyo yajyanye Abayisiraheli kubonana n'Uwiteka, inkuba zigakubita, umurabyo ukarabagirana, bagahita babwira Mose ati twara Imana yawe, genda uvugane nayo, twebwe turayubashye turayitinye. Ariko muri iyi minsi ibintu byose babihinduye ambiance, babihinduye diriwe, babishyizemo amazi. Umuntu araza mu nzu y'Imana uko yiboneye. Reka babwire bene data, abapasiteri ntabwo dutinya kuza imbere y'Imana, ntabwo dutinya kujya ku ruhimbi twamaze kwangirika. Hari abantu rwose ujya kumva ngo bagiye ku ruhimbi, baraye muri loji. Uziko abantu batagitinya kurara muri loji, bakaza mu gitondo baje guhubira, baje kubwiriza. Abantu ntibagitinya kujya ku ruhimbi, ntibagitinya kuza hera cyane, nyamara baraye muri night club. Uzareba abaririmbyi beza baraza rwose za worship team, nyamara baraye basambana. Abantu ntibakibitinya, basigaye bumva ari ibintu byoroshye, basigaye bumva ari ibintu biciriritse. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo kera uwo wajyaga ahantu hera, yo wajyaga imbere y'Imana utejejwe, warapfaga. Abantu ntibagitinya kuza imbere y'Imana bafite uburiganya. Abantu ntibagitinya kuza imbere y'Imana. Reka mbabwire, nta bantu bagihindura umushyitsi imbere y'Imana ngo utangire wisuzume uvuge ati se ko nje mu materaniro, nje kubonana n'Imana, nje kuganira n'Imana, ubundi umutima wanjye umeze ute? Abantu ntibagihindura umushyitsi imbere y'Imana. Abantu ntibakigira ubwoba bw'ibyaha byabo. Abantu babihinduye ambiance. Baraza ati reka tujye kumva icyo Imana ituvugaho. Ese irakuvugaho ute kandi uri umuntu nawe ubwawe utivuzeho? Umwuka w'Imana ahora akubwira ati muntu, mwana w'umuntu, bite dore iki ni kibi, ariko ntushaka kubyumva. Ariko uraza mu nzu y'Imana ukayitobanga, uraza mu nzu y'Imana uko wishakiye, uraza mu nzu y'Imana barakubwira ngo ngwino ubwirize, ukumva nyine wafatiyeho ati nje kubwiriza. Kandi nyamara urabizi neza ko inzangano ari nyinshi, urabizi neza ko amacakubiri muri wowe ari menshi, urabizi neza yuko ishyari ari ryinshi. Abantu ntibagitinya kuza imbere y'Imana bafite ishyari, bakaza mu nzu y'Imana bafite ishyari. Yabonye mu runaka ameze kuri ariko ishyari ryamurenze, yabonye runaka ameze kuri ariko arumva nyine yamugirira nabi, kandi yagera hari agatera ikorasa akaririmba, abantu bakamubona nkaho ari umukristo rurangiza. Yuda yanditse ijambo rikomeye mu gitabo cya Yuda, aravuga ngo bene abo ngabo ni intaza mu isangirangendo ryabo. Intaza ni ibuye ryo mu mazi ribasha kumena ubwato. Iyo urirebye rero ugira ngo ni matera, ugira ngo ni matera iryo buye. Rimaze igihe mu mazi, ryarakonje, ryabaye soft, ariko nyamara riracyari intaza, riracyari ibuye. Urarihungiraho uzi ngo rimaze igihe mu rusengero, ukarihungiraho ryarangiza rikakumena umutwe. Urahungira ku muririmbyi umaze igihe aririmba, yarangiza akakumena umutwe. Urahungira ku mupasiteri umaze igihe ayoboye intama nyinshi, akakumena umutwe. Hari abantu benshi tuzi, abakobwa bahungiye kuba pasiteri ngo babasengere, uyu munsi barangije nibo babasambanyije. Abo baracyari intaza mu isangirangendo ryabo. Hari abavuga ubutumwa benshi bagaragaye bava mu marogi, biracyari intaza mu isangirangendo. Bene data tubabona ngo bari mu mazi, tubabona bari mu nyanja ngo baramenetse, ariko ntabwo bamenetse, baracyari ibuye stiri ibuye. Ariko ndagira ngo mbabwire, Yesu yadushizeho ngo tugende duhinduka abahanuzi bahanurira amahanga.
uyu munsi ndabivuga ashize amanga, abantu muri iki gihe ntibagitinya aheza h'Imana, kandi umwenda hari ijambo bibeshaho ngo umwenda warukingirije ahera kabiri, ngo warukingirije ahera watabutsemo kabiri, ngo kugira ngo nanjye nigerereyo. Nubwo yakubwiye kugerayo ntabwo yakubwiye kuvogera. Ntabwo ubwami bw'Imana buvogerwa, ntabwo inzu y'Imana ariyo kuvogera, ntabwo ahera cyane ari aho kuvogera. Hari umunsi ushobora kuhavogera ukahagwa. Bene data ndagira ngo mbabwire, umwenda batabutsemo kabiri kugira ngo tujyeyo tutanyuze ku batambyi, kuko Kristo niwe mutambyi waje kurangiza abatambyi bose. Ariko uyu munsi ndagira ngo nkubwire, uwo ibuye bubatsi banze, ariko kubiteka ryabaye rikomeza imfuruka. Uyu munsi urajya ahera, uyu munsi urinjira mu rusengero kuko ngo wahawe iyo freedom, wahawe ubwo bubasha bwo kujya ahera. Ariko ntabwo urasobanukirwa ni izihe ndangagaciro zigaragaza uwinjira ahera. Nubwo umwenda wacitsemo kabiri kugira ngo bibe atari iby'abatambyi bajyayo ngo bagutambire ibitambo, ariko ntabwo Imana yigeze ikuraho indangagaciro zirangwa umuntu ugeze ahera. Ntabwo Imana yigeze izikuraho, ndakubwiza ukuri. Ntabwo Imana yigeze ibwira abatambyi cyangwa se abazagera ahera ngo ibabwire ati nubwo muza, nubwo mwaje ahera, nubwo muze muhumure nta kibazo, muzagende mukora ibyo mwishakiye muze ahera. Oya, ntabwo Imana yigeze ibyo bintu bikuraho. Ahubwo yaravuze ngo buri umwe wese yemerewe kwinjira ahera, akaza tukaganira. Ariko ntabwo Imana yigeze ivuga ngo uzaze uko wishakiye, uzaze watobanze udakarabye. Uziko ari abantu badatinya kujya ku igabiro ryera, badatinya kujya ku meza y'umwami, baranduye, yaraye asambana, yaraye yiba. Hari n'abantu badatinya kuza mu nzu y'Imana, ugasanga bafite amatelefone. Umupasiteri agiye harabwiriza cyangwa umwigisha cyangwa umwarimu runaka ari harigisha, ukabona umuntu arasetsa kubisa igitwenge. Pasiteri ahari cyangwa se umwigisha akavuga ati yo umukristo wanjye marafashwa. Ariko nyamara ndagira ngo nkubwire, bamwohereje akayemoji gasekeje, bamwohereje akavideo gasekeje, bamwohereje message isekeje, ahisa kubita igitwenge. Abantu inzu y'Imana bayihinduye umusaka. Abantu inzu y'Imana, Yesu yageze ahantu mu nzu y'Imana asanga bariho baragurishirizamo ibintu. Uzika abantu badatinya inzu y'Imana bayigize za kasasira imbere yawo. Reka babwire bene data, uza mu nzu y'Imana ufite uburangazi. Ntabwo waza kubonana n'umwami ngo uburangaye. Ntabwo waza kubonana n'umwami ngo uze wambaye ibishwabara. Ntabwo waza kubonana n'umwami ngo uze wiyambariye uko wishakiye. Twagiye tubona abantu benshi bagiye bahamagarwa n'abaperezida kujya kubasura, bakaba bakarabye n'imodoka zikaza kubatwara basa neza. Kandi wenda hari korari imwe nzi yitwa korari Hoziyana yo mu Ruhengeri muri Anglikani. Rimwe bigeze bayitungura barayibwira ngo tugende muri Amerika. Bamwe babasanze mu mirima, abandi babasanze hirya no hino, baritunganya basa neza, bagenda muri Amerika kuririmba. Ntabwo bagomba kugenda rero bamwe banuka, oya, bagomba kugenda basa neza. Ubwo wenda n'utari ufite kabambiri yarazitiye. Reka mbabwire ngo hari aho uhamagarwa kugira ngo uzubonana n'ukomeye, bikaba ngombwa ko usa neza. Ariko uyu munsi Imana iraduhamagara ngo tuze mu ihema ry'ibonaniro, tuza ahera cyane, tukaza uko twagahinze, tukaza uko twagatobanze. Kandi Imana iratubwiye ngo nubwo umwenda utabutsemo kabiri umuntu wese abasha kwinjiramo, hari indangagaciro zigomba kukuranga. Ese uyu munsi uraza mu nzu y'Imana umeze ute? Ese uyu munsi uraza imbere y'Imana umeze ute? Ese uyu munsi uraza uje gusenga koko, cyangwa uraza kubera ko bakubwiye ngo uyu munsi hari amateraniro, cyangwa bakubwiye ngo uyu munsi haravuga umuvugabutumwa runaka, ukavuga ngo uriya muvugabutumwa wenda ndanamuzi ndanamukunda reka njye kwirebera. Wamara gutangira gusoza amateraniro bakubwira ngo wafashijwe n'iki? Ngo reka uriya muvugabutumwa yigishije ngo nafashijwe. Ese n'iki cyagufashije? Ngo ngiye ngo nafashijwe. Nta kintu na kimwe, kubera wari urangaye. Tanto wenda waje ukurikiye yuko ari mwene wanyu, tanto waje ukurikiye yuko ari inshuti yawe, tanto waje ukurikiye yuko wigeze wamubona kuri social media avuga ikintu kikakunezeza. Ariko uyu munsi ntabwo uza gushaka mu maso y'Imana, ntabwo uza kureba mu maso y'Imana. Uyu munsi uhagaze ute muri uyu munsi wa none? Uyu munsi ihema ry'ibonaniro ahera cyane. Bibiliya yatubwiye ngo umwenda wari utabutsemo wari ukingirije ahera utabukamo kabiri kugira ngo wowe nanjye twinjiremo. Ariko turinjiramo gute? Ese turinjiramo nk'abantu bavuye guhinga? Turinjiramo nk'abantu bavuye mu ishyamba? Ni iki kikuranga? Abantu ntibakigira ukuri mu nzu y'Imana. Umuntu ntakigira ukuri, uramubwira ati dukore gutya, reka da, ukuri kwarabuze. Ukuri
agakiza, ibintu byabaye rwaserera, abantu baratobanga, umuntu araza mu nzu y'Imana arunguruka, umuntu araza mu nzu y'Imana yigenza uko ashaka, ngo njyewe ngo babone ko ndi mu nzu y'Imana. Insengero wenda zirafunze uyu munsi, harimo abantu bavuga ngo ndajya mu nzu y'Imana kugira ngo babone ko nambaye umwenda mwiza, babone ko nambaye umwenda ukeye. Nicyo kikujyanye, ariko ntabwo ugiye kubonana n'Imana. Kandi Imana ituye ahera, aho hera irahari, hari isanduka y'Imana. Ngo barebe ko ngo nambaye umwenda mushyashya. Come on, ibyo bintu ntabwo ari ibintu bikenewe. Hari izo ndangagaciro zitagomba kuranga umuntu waje ahera kubonana n'Imana. Bene data, ndagira ngo duhindure ingamba. Nimba dushaka kugira ngo duhindure isi, tukaba tuzi imbere y'Imana uko twiboneye, nimba dushaka kugira ngo tube message b'Imana, tukaza imbere y'Imana uko twishakiye, ninde waraye utongana? Ni wowe. Ninde waraye utukana? Ni wowe. Ninde waraye utuka abana? Ni wowe. Ninde waraye ushwihurana n'umugabo? Ni wowe. Ninde waraye uvuga bagenzi be? Ni wowe. Ninde wagize igitaramo n'abakobanyi? Ni wowe. Ariko wazi imbere y'Imana bashyiramo ngo tuzajya mu ijuru kureba bariyo, n'abati tuzajya mu ijuru kureba bariyo. Ryasose. Ntabwo uzajyayo udakiranutse ku gato no ku kanini. Ibi ndabikubwira nanjye nibwira. Ntabwo uzajyayo udakiranutse ku gato no ku kanini. Mwene data, ndagira ngo nkubwire, iryo juru tuvuga ntabwo ari kuva Nyabugogo ujya i Remera. Iryo juru tuvuga ntabwo ari ukuva muri Amerika ujya i Burayi. Iryo juru tuvuga ntabwo ari Oceania ujya muri Aziya. Oya, ijuru tuvuga rizagirwamo n'abafite imitima iboneye, rizagirwamo n'abihannye ingeso zabo mbi, bakemera Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Iryo juru tuvuga ntabwo ari ijuru nk'iryo bababwira risanzwe ngo mugende igihogere, ngo mugende ikivunge. Umuririmbyi yaravuze ngo bareke bagende ikivunge, bareke bagende, nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari gusa. Umva, nubwo wagenda hari aho utazarenga. Hari agatabo kera nigeze soma kagaragaza umuntu wari ufite umusaraba, arangije arawuca. Amaze kuwuca bageze kuri Yorodani, ngo yari yigabanya, no muri Mukristo birimo, arangije yigabanyirije umusaraba. Bageze kuri Yorodani awurambitseho biranga, kubera ko ngo yigabanyirije ibibazo, ngo ntabwo nshaka kwikorera. Yesu yaravuze ngo ushaka kunkurikirana yiyanga yikoreye umusaraba. Arangije arawukataho akantu, aravuga ati ngewe rero n'ubundi uracyakomeza witwa umusaraba, nawukase, nawuciyeho akantu, ndagenda. Ariko ntabwo yari azi ko Yorodani mutegereje, ntabwo yari azi ko imbere hamutegereje. Kandi aho hantu uwari wabahaye umusaraba yari azi neza ko bazakenera kuwambukiraho. Amaze kuwukata, hari abantu bigabanyiriza ibibazo, kavuga ati ngewe buriya uko bimeze kose Imana yambwiye ngo nzakora iki n'iki, ndabona itinze, reka nigeragereze izansanga mu nzira. Bene data, ndagira nkubwire ngo turiho turayoba inzira. Abantu b'Imana bariho barayoba inzira, abarokore bariho barayoba inzira, abakristo bariho barayoba inzira, abavuga butumwa bariho barayoba inzira, abanyamasengesho bariho barayoba inzira. Hari abantu bazi ko bageze ku musaraba, ariko nyamara barawurenze kera, bawunyuzeho ntibanamenya n'igihe bawunyuriyeho. Ni hahandi uzajya kubwira umuntu ngo nyamurika ngwino tujye mu nzu y'Imana, ahubwo ati iyo Mana ngenda yizi, twarakoranye tubanye neza. Barenze umusaraba. Ni wa wundi uzaba abantu bari kubwiriza, wamubwira ati reka dutega amatwi twumve, ati ibyo abwiriza ngewe biriya narabirenze, ati biriya ntabwo biri kumfasha ngewe narabirenze. Abo bene abo ngabo reka nkubwire barenze umusaraba, bawunyuzeho ntibawubona. Baratumbagiye, baratomromeye. Umuntu uramubwira ati nyamuneka ngwino tujye kwiyiriza ubusa, ngerega ngo maze imyaka 15 niyiriza ubusa, ngo kandi narabimenyereye, ngo ibyo ni sawa cyane, ngo genda ubikore, uracyari umwana toto. Ariko Yesu yaravuze ngo musenge ubudasiba. Wararenze umusaraba. Hari abantu bawubirindutseho, ntibigeze bawurebaho ngo bavirwe n'umucyo, kandi wakibwira ko ari mu nzira, akibwira ko ahagaze neza, akibwira ko ari gukora ibifatika. Ariko barenze umusaraba kera, ntibagishaka kuza imbere y'Imana batunganye, bafite imitima iboneye,
kandi bene abo ngabo reka mbabwire nibatana n'icyaha cy'ubwibone, ntago batana n'icyaha cy'ubwiyemezi, ntago batana n'icyaha cyo kwishyira hejuru. Bumva ko ari bo kuko barenze umusaraba, ntibashaka guhugurwa, ntibashaka kubwirwa amagambo meza abashyira mu nzira nziza kubera ko barawurenze. Reka mbabwire bene data, hari indangagaciro zigomba kuranga umuntu ugeze ahera cyane. Uyu munsi nimba waje imbere y'Imana, nimba waje gusenga, uhagaze ute? Ese ubundi wowe wiyumva ute? Ubundi waje gukora iki? Ubundi waje imbere y'Imana ushaka iki? Ese ubundi ufite umutima wumva ukubwira ngo aho uhagaze urahatinya? Abantu ntibagitinya kuza imbere y'Imana, ngo ntibagitinya ntibahinda umushyitsi. Ntabwo bahinda umushyitsi imbere y'Imana, baraza bavogera. Hari abantu ugira ngo hari abantu bava guhinga na bote bakaza no mu buriri bakinjanamo na za bote n'ibyondo batakarabye. Uko niko abantu b'Imana bari kuza mu nzu y'Imana bameze. Uko niko abantu b'Imana bari kuza hera ngo baje gusengera isi, ni ngo baje gusengera Afurika, ngo baze gusengera Burayi. Impamvu ibyifuzo by'abantu bidasubizwa, turaza imbere y'Imana tujagaraye, turaza imbere y'Imana twigendera uko twishakiye. Impamvu abantu badasubiza umurwayi, impamvu atakira. Yakobo yanditse ijambo rikomeye, aravuga ngo isengesho ry'umukiranutsi ngo rigira umumaro mwinshi yasenganye umwete, ngo kabone naho umurwayi yaba ari umunyabyaha arakira. Impamvu abarwayi baza ntibakire nuko ntago ari isengesho ry'umukiranutsi, ahubwo ni isengesho ry'umunyabyaha. Kandi iryo sengesho ry'umunyabyaha Bibiliya imbwira neza ngo ni ikizira imbere y'Imana. Bisobanuye ngo uwo murwayi ntabwo ashobora gukira, kubera ko kabone nubwo isengesho ry'umunyabyaha yarisengana umwete, ntabwo rigira umumaro. Imana itugire neza, ntabwo rigira umumaro. Isengesho ry'umunyabyaha ntabwo rizagira umumaro. Kandi uraza kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa karindwi, ku cyumweru ngo uje gusenga, ariko ntushaka guhinduka. Ijambo ntiriguhindura. Uraza hera cyane ukaharibata ngo kubera ko turi ku ngoma y'umwami, ngo turi ku ngoma y'umwami, ngo twarabatuwe, ngo byararangiye, ibintu byabaye sawa. Byarangiye kwa kangahe? Ukigendera uko bishakiye. Kristo ataratura muri wowe, byarangiye ryari? Yesu atarapfira muri wowe ngo azicure muri wowe, byarangiye ryari? Ko turuwo kukubwira ngo ihana ibyaha byawe utarimbuka. Akira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Ndabwira abari muri Amerika ngo mwakire Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanyu. Ndabwira abari muri Aziya ngo mwakire Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanyu. Ndabwira abari muri Afurika ngo nimwakire Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanyu. Uwo mugabo twaramwizeye atugirira neza. Uwo mugabo twaramwizeye ntabwo yigeze adukoza isoni. Uwo mugabo twaramwizeye adukura mu buborerwa. Uwo mugabo twaramwizeye aduha ijambo tutari kugira ijambo. Uwo mugabo haleluya, uwo mugabo twaramwizeye uyu munsi atugira abatugomba kuri bo. Ndababwira ko uwo mugabo abazamukurikira bose batazakorwa n'isoni, kubera ko yamuhaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Imana itugirire neza. Haleluya, uwo mugabo arakora, uwo mugabo arashoboye. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Uwo mugabo mbabwira atandukanye na marume wanjye. Uwo mugabo mbabwira atandukanye na mama wanjye. Uwo mugabo mbabwira atandukanye na mama ubyara. Uwo mugabo mbabwira witanze ku musaraba kugira ngo mbe ndiho, atandukanye n'inshuti zacu, atandukanye n'umugabo wawe, atandukanye n'umugore wawe. Uwo mugabo yageze ikuzimu. Reka mbabwire, Satani arabimenya. Aramubwira tuje gushaka iki? Akingura ibituro by'abera. Uwo mugabo ndagira ngo mbabwire ni imfura mu kuzuka. Hahirwa bamwizeye. Amen, amen. Mana ishimwe. Uwo mugabo hahirwa bamwizeye. Mana itugirire neza. Uwo mugabo ntabwo ari umuntu usanzwe. Yigeze yavuga ijambo rimwe aravuga ngo ninjye muzabibu w'ukuri, namwe muri amashami. Mana ishimwe. Ninjye muzabibu w'ukuri, namwe muri amashami. Bene data, uwo mugabo twizeye ntahemuka. Yitwa Rudasumbwa, yitwa umugaba w'ingabo, yitwa Imana ishobora byose, yitwa Jehova Jire, yitwa Elishadai, yitwa Elohimu, yitwa Elishama. Haleluya, Imana ihimbazwe. Uwo mugabo mbabwira ni Karuhura. Uwo mugabo aruhura bari barushe. Uwo mugabo aruhura impfu
data Imana ishimwe. Uwo mugabo mbabwira yageze ahantu abari bananiwe arabaruhura. Uwo mugabo mbabwira nikaruhura kuko yaje komora inkovu zo mu mutima. Abari barasenzegejwe n'ibibazo, abari barishwe n'ibikomere. Reka mbabwire wenda mu ntambara wariciwe cyangwa se wahuye n'ibindi bibazo bitandukanye ugira ibikomere, ariko ngo nurebye kuri Yesu umuco urakuvira. Uyu munsi akomora ibikomere. Imana ishimwe. Uwo mugabo mbabwira uwo mugabo aracyariho. Muri ibyo aravuze ngo aracyariho, uwo mwami aracyariho, ibiganza bigabye amahoro aracyariho. Uwo mugabo rero wabambwe ku musaraba yaravuze ngo nimuze abanshaka mwese, n'abafite inzara n'inyota n'abadafite ifeza, nimuze munywe musogongere n'ubuntu. Iyo biza kuba ari amafaranga ntabwo twari kuyabona. Iyo biza kuba ari ikiguzi ntabwo byari gushoboka. Muri mwe muneza amatwi, ninde wari kubasha kwishyura ineza y'Imana? Nawe. Ariko Yesu aravuga ngo n'ubuntu, nimuze musogongere mwumve uko aryoha. Haleluya. Nimuze musogongere mwumve uko mwama aryoha. Imana ishimwe. Nimuze musogongere, nimuze musogongere. N'udafite ifeza, reka mbabwire, nawe w'umukozi wo mu rugo, nawe w'akaryarugo, nawe wa wundi, nawe w'umuhinzi, nawe w'umworozi, nawe ufite amamiliyari, nimuze musogongere. N'udafite ifeza naze maze ndore. N'udafite ifeza naze. Imana ishimwe. Bisobanuye ngo mwadafite ifeza nawe wari urimo nkanjye, ariko Yesu aravuga ngo n'udafite ifeza naze. Imana ishimwe. N'udafite ifeza naze asogongere. Umva ngo araryoha. Imana ishimwe. Yesu yaravuze ngo c'est fini, terminé, byose birarangiye. Buriya byari kugira ngo ahamagare umwana w'Ikibungo, byari kugira ngo ahamagare umwana w'Ikigali, byari kugira ngo ahamagare umwana w'i Buruseli, byari kugira ngo ahamagare umwana wa Washington, byari kugira ngo ahamagare umwana wo muri China, byari kugira ngo ahamagare umwana wo muri Oceania, byari kugira ngo twese duhurire imbere y'Imana. Data, kugira ngo abamwemeye, reka mbabwire hari ikintu gikomeye, bakizera izina rye. Uyu munsi turi mu munyenga. Imana ishimwe. Ndabwira rero abantu bataramwemera, ndabwira abantu bakiza mu nzu y'Imana batobanga, reka mbabwire ngo Yesu nikaruhura kuba mushakana umwete bose bazamubona. Yesu aracyakora baba Rabi Yesu aracyakora. Uwo mwami ni mwiza, yitwa igitangaza. Nge naramubonye narindushye, naramubonye narimbabaye, naramubonye narimfushije, naramubonye nashonje, naramubonye narindwaye, naramubonye banyanze bantereraganye, naramubonye uwo mwami. Ndavuga Imana nabonye n'amaso yanjye, ndavuga Imana nakoreye ikamemba. Ubutumwa bwiza ntabwo bunkoze isoni, bwaranyambitse ikoti, bwanyambitse inkweto, bwarangaburiye. Ubutumwa bwiza buracya. Imana ishimwe. Ndavuga Imana ikora, ndavuga Imana abayizeye yabagiriye neza. Uyu munsi mfitanye ikibazo n'abantu baza gutobanga hera cyane. Nzahagarara mbwira Imana ngo Mana nshoboza kuvuga ineza yawe nkiriho. N'ubundi wanga kumenera amaraso igihugu, imbwa zikayarira ubusa. Shobundi umuntu yarambajije ngo ntabwo urabona ubwenegihugu bwa Australia. Ndamubwira nti ubwenegihugu narangije kubona cyane, kubera ko mfite ubwenegihugu bwo mu ijuru bumwe bwonyine. Mana ishimwe. Ubwo mu isi bwo nzabona ubwa Australia, mbona ubw'Ubunyarwanda, mbona ubwa Kongo, mbona ubwa Kenya na Buruseli na Amerika. Ubwo bwenegihugu busanzwe, ibyo nicyo bita identity. Iyo ni irangamuntu isanzwe mu isi tugenderaho, inyemerera kujya muri destiny y'Imana ivuga ngo mugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza. Icyo ni igipapuro cy'inzira gisanzwe. Ariko ubwenegihugu, Bibiliya irambwira ngo iby'amaso yanjye atarareba, n'iby'amatwi yanjye atarumva, n'ibyo mbikiwe mu bwenegihugu bwanjye
reka mbabwire ngo namaze kubona ubwenegihugu rero igihe kirageze yuko mbabwira nk'umuntu uzapfa ejo kubera ko ndashaka kujya iwacu mwimuka ngataha nkajya mu bwenegihugu bwanjye bw'iteka. Imana ishimwe. Bwenegihugu abantu ntabwo bagishaka kumenya ubwenegihugu bwabo, barabyigana no kubaka amazu mu isi, barabyigana no gutunga za vewiti, barabyigana no gutunga za hama, barabyigana no gutunga za hopitali, barabyigana nabyo. Ibyo reka mbabwire nshuti yanjye, nabyo ni byiza mu isi. Bibiliya irambwira mu migani ngo umukire agwiza inshuti nyinshi. Ko bimera kandi rwose ni byiza, ziza ziramuyoboka. Ariko reka mbabwire, nitugera kuri rwa rurembo hazatambuka intwari gusa. Imana ishimwe cyane. Ntabwo uzandatira ko watunze vewiti, ntabwo bishoboka. Nanjye nzakuratira tumusaraba, nanjye narawikoreye. Ngo musaraba yarawikoreye, aragenda niyabonye wamuruhura. Reka mbabwire, watunze vewiti, wariye neza urya, warasewe. Umva reka nkubwire, nagiye mu butayu ugaramye urarya, nje ndasonza, ariko nitugera hariya uzirinde, nanjye nzakubwira ati wariye nashonje. Sibyo se? Nimuhaguruke tubwire Imana ngo Mana, iki nicyo gihe cyo gukorera Imana neza, kuko uwo mwami ahemba neza ntiyambura. Reka mbabwire, nje ndabivuga mbizi mbihagazeho, uwo mwami Imana ntabwo ahemba nabi, ahemba neza ntiyambura. Reka mbabwire nshuti yanjye, abamurebye bose baviriwe n'umucyo, abarebye uwo mwami baviriwe n'umucyo, abanyamerika barebye uwo mwami baviriwe n'umucyo, abanyaburayi barebye uwo mwami baviriwe n'umucyo, abanyafurika barebye uwo mwami baviriwe n'umucyo, abe Asia. Reka mbabwire nshuti yanjye, mu gihugu cyose Petero yageze kwa Koroneliyo, arangije avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranukira bemera, ni amahanga yose. Ya data, nidukora ibyo gukiranuka izatwemera. Nta nubwo izatwemera gusa, izatwemeza na bene wacu, izatwemeza n'abavandimwe, izatwemeza n'inshuti zacu. Abakora ibyo gukiranuka, Imana ishimwe. Abari muri Amerika bagakora ibyo gukiranuka, abari muri Aziya bagakora ibyo gukiranuka, Imana irabemera. Amen. Uzi ukuntu Imana yaje kuri Daniyeli iramubwira ngo yo Daniyeli mugabo ukundwa, Mana ndifuza yuko umuntu wese Imana itangira kumutazinga amazina. Mana ishimwe. Kavuga ati Beti mudamu ukundwa, Beti mukobwa wanjye ukundwa, Arine mukobwa wanjye ukundwa. Reka babwire, igihe kiragize cyuko Imana itwambika izindi mbaraga. Mana ishimwe. Amina. Igihe kirageze yuko Imana itandukanye igicuru mukororombya. Uhagaze ute? Uraza mu ihema ry'ibonaniro ufite izindi ndangagaciro. Sorry. Uraza mu ihema ry'ibonaniro ufite izindi ndangagaciro. Ngo bareke bagende ikivunge, bareke bagende, nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari gusa. Mu Baheburayo ibice 6 hari amagambo nkunda y'ibice 10 umurongo wa 19. Avuga ijambo rikomeye ngo ibyo byiringiro tubifite nk'igitsikamutima gikomeye kandi gishikamye cinjira hirya y'umwenda ukingiriza hera. Ibyo byiringiro tubifite, umva, nta bindi byiringiro, ni ibyo kuzajya mu ijuru, ni iby'ubwenegihugu bwacu bw'ejo hazaza. Bimeze nk'igitsikamutima rero kandi gishikamye, cinjira hirya y'iryo rembo, cinjira donc kirenga cyane wa mwenda wari ukingirije ahera, ugatangira ukajomera, ugahita ureba wa mwenda wari ukingirije ahera ukavuga ati reka da, imbere y'uriya mwenda hari Imana yanjye nizeye, imbere ya bariyeri, imbere y'urukuta runtandukanya. Reka mbabwire bene data, hari abantu bagenda urugendo bagera ku rukuta. Uzayibaza Abisirayeli bageze mu rugendo rwabo bagenda bahura n'urukuta rw'Iyeriko. Ariko reka mbabwire, ubundi hari ikintu kimwe ugomba gusobanukirwa, unyumve neza. Ntuzakora ikosa ryo gusenya Yeriko nurangiza usige utayivumye. Ntuzakore ikosa ryo gusenya Yeriko ngo usige utayivumye.
ibi ndabibabwira ngo iki? Yosuwa yamaze gusenya Yeriko, arangije ikintu yakoze yahise avuma umuntu uzatekereza kuyubaka. Hari abantu Imana tuvuge yagiriye neza ikabakura kuri runonko, barangiza bagasiga batavumye Yeriko y'ubushomeri. Reka nkubwire, abana bawe bazahinduka abashomeri iteka ryose. Hari abantu Imana yajyanye hanze iburiza indege baragenda, bibagirwa kuvuma Yeriko wo kudatunga n'igitogotogo iwabo, wo kudakandagira mu ndege, banga kumuvuma. Reka nkubwire, abazagukomokaho bose ntayo bazajyamo, kuko iyo umaze kuyirenga ugasiga utayivumye, barongera bakayubaka, kandi noneho bayubaka ikomeye cyane kugira ngo ubutaha utazongera kuyirenga. Igihe kirageze rero, nta rindi buye tugomba kwishikamirizaho, ni Kristo wenyine. Uyu munsi uhagaze ute mu buzima bwawe? Uyu munsi uriho uragenda ute? Ko waje gusenga, wowe noneho nyumva waje hano mu materaniro, uri kumva waje gushaka Imana koko, cyangwa uri kumva waje gukina, waje kurangiza umuhango? Ntuzakora ikosa rero nimba waje gusenga ufite umushake n'umwete wo gusiga utavumye dayimoni w'ubunebwe. Uzaze gusenga uciye urukuta rwa Yeriko ry'ubunebwe, uzasiga uvumye ati wabunebwe we. Uzagerageza kukubaka wese azapfe apfusha imfura, kugira ngo nabo uzabyara batazahinduka abanebwe mu misengero, batazakora ikosa bagahura n'urukuta rwubatswe inshuro ebyiri. Iki ni igihe cyuko nimba waje ahera cyane, waje imbere y'Imana, kuko umwenda wacitsemo kabiri, ugira indangagaciro zikuranga. Isuzume mu mutima wawe, kuko uwo mwami we yarapfuye arazuka, ageze yatubwira ijambo rikomeye ngo nzagaruka mbajyane. Ariko Mana, tujye muri ya citizen, tuzajye mu bwa buzima bw'igihugu cya kindi cy'ubuzima bw'iteka. Ariko Mana, nkumbuye Imana, nkumbuye abera, nkumbuye wamurwa, nkumbuye kuzareba ibizima, nkumbuye kureba abakuru 24 abo basaza mbakora mu bwanwa mbumva, nkumbuye kuzabareba, nkumbuye kubona abo bamarayika mu gihugu cy'iwacu ndahakumbuye. Bene data, reka mbabwire, simfite ubwoba bw'ibinyirukankana kuko nzabisiga, simfite ubwoba bw'ibindwanya kuko nzabisiga, kubera ko aho njya ndahazi, ni muri gakondo y'abera, hahandi tubikiwe imidari. Kandi umuntu umwe yigeze kubwira ngo kumaze imyaka myinshi hanze kutaragura inzu. Ndababwira ni inzu mo ndubaka iyanjye nzabamo iteka ryose, iya hano nzayibamo imyaka mike cyane. Reka manze nubaka iyanjye nzabamo iteka ryose, nimara kuyirangiza nzagaruka nubaka iyo hano yo nzabamo igihe gitoya. Mureke twubaka aho tuzaba, mureke dukora imirimo ikomeye, mureke tuzamura ubwami bw'Imana, Kristo azaduha amakamba. Njyewe ndagira ngo mbabwire, ndifuza yuko umuntu wese uri kuntega amatwi, uri kunyumva, aharanira kuza imbere y'Imana afite intego, aharanira kuza imbere y'Imana ashaka kubona icyo Imana ivugana nawe. Wize imbere y'Imana utabanga, nshuti yanjye. Umuntu araza akabyina igisirimba, akikaraga, araza akahimbaza, araza akaririmba, agafata mikrofone, araza akaryoha, akagira guti imbere y'Imana akikaraga, ariko mu kanya wamureba ugasanga ni umutini ushishe gusa, ariko nta mbuto wamubonaho. Turagana hehe? Kandi twaje ngo mu ihema ry'ibonaniro kubonana n'Imana. Ese iyo Mana turiho turayibona cyangwa turiho turabyina? Turiho tuza mu nzu y'Imana dushaka Imana? Kera bagwagayo bakabakurubana n'umunyururu. Wowe rero kuko ngo Yesu yabirangije uraza ukina. Imigani Salomo yarabyanditse, aravuga ngo ibyo murabikora nk'abihorera, mukibwira ko mpanywe namwe, ngariko nanjye nzabakina ku mubyimba, icyo mwatinyaga kibagezeho. Ngo narabahamagaye muraninira, nzabakina ku mubyimba, icyo mwatinyaga kibagezeho. Uyu munsi Imana irakubwira ngo ihane, uyu munsi Imana irakubwira ngo kizwa, uyu munsi Imana irakubwira ngo hinduka, uyu munsi Imana irakubwira ati za mu nzu y'Imana ufite intego, uyu munsi Imana irakubwira ati dusengera Amerika, uyu munsi Imana irakubwira ati tabara isi, uyu munsi Imana irakubwira ati gendana nanjye mwana wanjye dutabare kiriya gihugu tugisengere. Wowe ntushaka kubyumva, ntushaka
kujya muri destination Imana yakugeneye. Ntushaka kuba missionnaire, ntushaka kuba messenger w'Imana, ahubwo wowe urirebaho ozarantu ukavuga ati mbese abana banjye, mbese imyambaro, mbese akazi, mbese ibi nibi, mbese ibi nibi. Reka nkubwire ngo yaraguhamagaye urayininira, nayo izagukina ku mubyimba icyo watinyaga kikugezeho. Uyu munsi ni wo kwisuzuma, niko gahenge Imana iguhaye kugira ngo uhitemo igikwiye, uhitemo ikimana igushakaho uyu munsi wa none. Birababaje umudamu mwiza wamenye wumvise ijwi ry'Imana ariko ntahinduka, umugabo mwiza wumvise ijwi ry'Imana ariko ntahinduka, umusore mwiza wumvise ijwi ry'Imana ariko ntahinduka. Turaza mu nzu y'Imana ari mu ntuze mu bukwe, buretse ko n'ubukwe basigaye batanga amakandi ya invitation. Ariko usoma iki? Yesu acira abantu umugani ngo hari umuntu watumiye ubukwe, arangije abantu baranga, ahita abwira abantu ngo mugende muzana aho mubonye. Baraza ariko ngasanga harimo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Aramubwira ngo sohoka hanze, hazaheza imbwa n'abarozi, ngaho muzahekenyera amenyo. Ubwo bisobanuye ngo nimba utambaye umwenda w'ubukwe urasohoka kandi uzaba imbwa, kuko hazaba imbwa n'abarozi. Kuroga ntabwo ari ukuba wafata pudere gusa ngo uyihereze umuntu. Burya hari n'abarogesha umunwa, hari abarogesha ururimi. Ururimi ni rutoya ariko rurica, ururimi ni rutoya ariko ruraroga. Uzi kubeshyera umuntu ukamuharabika, urimo uramuroga, uramusiga icyasha, warangiza ukaza mu nzu y'Imana ngo Mana ngirira neza, Mana wampaye amadolari, Mana wampaye akazi, Mana narwaye, wanyirije abana, wamfashije. Ntabyo uzabona, nayo izagukina ku mubyimba icyo watinyaga kikugezeho. Ni igihe cy'uko uhindukira. Wowe uri kumvira ijwi uyu munsi wa none, birashoboka ryaba ari ijwi rya nyuma ku buzima bwawe, ryaba ari ijwi rya nyuma rwose, ariko wowe uryumvise fata umwanya wisuzume umutima wawe. Ese nza mu nzu y'Imana ahera cyane, mfite indangagaciro zigomba kureba iyo Mana tugiye kuganira. Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo Mose we, kwetura inkweto zawe kuko aho uhagaze ari ahera. Kuki se atavogereye n'ibikweto bye bya rugabire n'ibiki? Kuki atahavogereye? Imana avuga ati kwetura, stop, wizana amatope ku gicaniro, wizana ibyo byondo byawe, banza ukuremo iyo myanda ubundi tuganire. Imana irakubwira ngo kuramo imyanda tuganire, kuraho ibitagira umumaro tuganire. Ariko warangiza ngo Imana ninsubiza, izagusubiza ite kandi mutaganira? Uraza uko wiboneye ngo muraganira, uraganira na nande? Na so wanyu, na nyoko wanyu, na nyokorume nande? Ko benda aribo bapfa kukumva. Uri kwitwara ute muri iki gihe nshuti yanjye? Urumva uhagaze ute muvandimwe? Urumva uri kwiyumva ute? Se ko waje imbere y'Imana? Turi abantu benshi hano baje imbere y'Imana. Wowe se nimba waje imbere y'Imana, ubu ushobora kubwira Imana ngo Mana, uyu munsi ndashaka kugira ngo mpindurire, dore inkweto zanjye ndazikwetuye. Hari inkweto z'ubusambanyi, hari inkweto z'ubujura, hari inkweto z'amagambo, hari inkweto z'ibintu bidafite umumaro nkora, hari inkweto zo kwikinisha, hari inkweto byinshi by'agatindi n'agasani. Ibyo byose ndabikweturuye, ndashaka kuza imbere yawe, ndashaka kuza imbere y'Imana tuganire. Mana itugire neza, shaka tuganire Mana, Imana iturengere. Bwira Imana ngo ndashaka ko tuganira Mana, uganire n'Uwiteka. Ni naho iri buguhereza icyo bita umuzingo w'igitabo, ni iri bukubwire ngo genda mu gihugu runaka, ni iri bukubwire ati jyana message yanjye hanaha. Imana yabwiye Mose ngo zikwetura, irangije amubwira ati genda ujye kwa Farawo. Numvise gutaka kw'abana banjye. Uyu munsi Imana yumvise gutaka ko bari muri Amerika, iraguhamagaye ngo kwetura inkweto zawe uze tugende gusengera Amerika. Uyu munsi yumvise gutaka ko abantu bari mu Burayi, Imana yumvise gutaka kwabo, iraguhamagaye ngo kwetura izo nkweto tugende kubatabara. Ariko ntushaka kumva, ntushaka kubyumva. Ariko Imana itugiriye neza. Ariko icyo nkundira uwo mugabo Yesu wanjye nizeye, nuko atarya ruswa, ntajya abeshya, ntajya areba ku ruhande. Abasore b'imigenda bazagenda baruhe, ariko abategereje Uwiteka bazasubizwamo imbaraga. Uwo mwami azabaha imbaraga. Wowe uneze amatwi, Yesu azaguha imbaraga. Nimba ushaka kugira ngo mugendane neza, nimba ushaka kugira ngo muvugane neza, va mu bidatunganye. Hari abantu baza kureba, uzi ko abantu bajya mu rusengero bameze nk'abasipayi, bameze nka za maneko.
umuntu akajya mu rusengero ngo ajye kureba ibibera mu rusengero. Ese watumwe nande? Cyokoze uri intumwa ya Satani mu by'ukuri. Ntabwo nzatinya kubwira kuri intumwa ya Satani. Satani nuba wagutumye gukora ubuginga nk'ubwo ngubwo. Ngo ngiye kureba uko bari bameze, ngiye kureba uko bari kuririmba, ngiye kureba uko bari gusenga, ngiye kubagira gute, ngiye kugira ngiye no kureba umuntu wavuze ubutumwa, ngiye no kureba n'umubare wicaye mu rusengero, ngiye no kureba ibiki n'ibiki. Toka Satani katika jina la Yesu. Uri intumwa ya Satani. Sinabura kuvuga ko waba uri intumwa ya Satani. Kubera iyihe mpamvu? Kubera ko ntabwo waje ushaka kuvirwa n'umucyo w'Uwiteka, ahubwo waje wowe uzanye ibyawe by'ubugingo. Uyu munsi Imana iraguhamagara ngo ngwino, n'udafite ifeza nawe naze asogongere kuri uwo mwami. Haleluya! Asogongere kuri uwo mwami. Uwo mwami ni karuhura, uwo mwami ni inshuti nziza, uwo mwami araryoha, uwo mwami uwo mwami mbabwira nje naramubonye, mfite ibihamya birenze kimwe yuko uwo mwami agira neza. Imana itugire neza. Fata umwanzuro uvuge ati kuva uyu munsi nzajya njya mu ihema ry'ibonaniro numva umutima wanjye uhamanyije n'Imana, numva umutima wanjye hari icyo nshakaho, kugira ngo ningera imbere y'Imana imbabarire ibicumuro byanjye, inyeze. Kera twajyaga tujya mu byumba by'amasengesho abantu bakarizwa n'ibyaha byabo bakarira bukira bugacya, ariko uyu munsi umuntu uramubwira ati hano ubusambanyi, ngo Imana imbabarire, akigendera. Ntababajwe n'agahinda k'ibyaha bye. Reka da isi haneye ubujura ngo Imana imbabarire. Ariko Imana itugiriye neza, Imana ikubabarire kandi Imana itubabarire. Tugiye gusenga Imana, wisuzume uvuge ngo mbese ninjira mu ihema ry'ibonaniro cyangwa se nihinjira mu cyumba cy'ahera cyane, ku mwenda wari utambutsemo wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri, ninjiramo mfite indangagaciro nyazo zahera cyane, cyangwa mpfa kwinjira. Ariko nusanga upfa kwinjira, utangire wisuzume uyu munsi wa none, uvuge ngo kuva mu kanya, kuva uyu munsi ngiye kwinjira mu muhamagaro w'Imana. Ureke gukoresha imihamagaro itari yawe, ureke kwinjira mu bintu bitari ibyawe. Nigeze babwira ijambo rababwira ngo udashoboye guhinduka kugira ngo tujye guhindura isi, naguha uburenganzira ukagenda ugakora ibyaha, wabirangiza wabihaga ukaza noneho tukajyana. Imana ishyirwe hejuru. Imana iri kwitoranyiriza abasore b'imigenda, babandi bazagenda bakaruha, ariko noneho ikabashyira ku ruhande, ikababwira ngo mwanywesheje amazi umunwa, ikongera igatoranya abasore b'imbaraga ikabashyira ku ruhande. Wowe uhagaze mu kihe kigero? Uri kumva uhagaze ute kugira ngo ujye gutabara iyi si? Ese uza mu nzu y'Imana ufite izo ndangagaciro koko? Nose uko turi gusengera Amerika iraza guhinduka kweli? Kisengesho ry'umunyabyaha ari ikizira imbere y'Imana? Ariko Imana itugire neza. Ibitekerezo ni amafaranga, ibitekerezo ni shift, akazi, ibitekerezo ni ibi, ibitekerezo ni ibyo ubayemo gusa, ibitekerezo ni ibyo, ni umugabo, ibitekerezo ni umugore, ibitekerezo ni abana, ibitekerezo ni ibyo. Ngo urabibona ngo abana ngo batumye ntabasha kujya mboneka imbere y'Imana. Come on. Imana icyo nyikundira, ushobora gushyira imbere y'Imana impamvu ngo abana bose ikabakubura kugira ngo ikubone, aho kugira ngo iguhombe izaguhombye. Cyo ndakikubwiye. Ngo abana ngo batuma ntabasha kuboneka, ngo rwose niyo mpamvu ntasenga, ngo niyo mpamvu ntajya guterana ku cyumweru, ngo kubera ngo abana, ngo kubera ngo shifting akazi, ngo ngira akazi ko mu materaniro, ngo amasaha abantu basenga ngo ngiye mba ndi mu kazi. Ni byiza gushaka, ariko umeze nk'umuntu uri gukora ibirarane byo kwa Farawo. Ni wowe ugomba kwiporogaramu ukabana n'Imana, ukubaka aritari cyangwa se igicaniro muri ako kazi uri gukora. Imana iyo igushatse mu kazi irakubona. Imana iri gushaka mu kazi irakubona. Imana itugire neza. Ndagira ngo wisuzume, tujye gufata umwanya dusenge. Numara kwisuzuma ubwira Imana ngo Mana, ndashaka kugira ngo umpindure umukozi wawe, ndashaka kugira ngo umpindure icyaremwe gishya, bityo ninjya nzi imbere yawe mere nk'intumwa ziri hejuru, zihuje umutima, zisenga, Imana ikazigira neza. Imana itugire neza. Narindi ku ijambo rivuga ngo indangagaciro ziranga umuntu winjiye
mu cyumba cyahera cyane kuza kuganira n'Imana. Ntabwo ari ugupfa kuhaza uko wiboneye. Nimba wahaza uko wiboneye, fata ubuzima bwo guhinduka nona. Kandi wowe unteze amatwi, eglise yose wajyamo iyo yose, ujye ugenda ufite intego yo kubona Imana, apana kugenda umeze nk'amaneko. Imana itugirire neza cyane. Mana data wa twese wo mu ijuru, uri umukozi w'umuhanga, witwa Ndiho niryo zina ryawe, witwa Ushoboye byose, witwa Mesiya. Duhe kurangwa n'indangagaciro z'abantu bazi imbere yawe bafite umutima uboneye. Bibiliya irambwira ngo hahirwa abafite inzira zigana i Siyoni. Abantu ntibakigira mu mitima inzira zigana i Siyoni, bagira inzira zigana ku bagabo, bagira inzira zigana ku bagore, bagira inzira zigana ku mashifti, bagira inzira zigana mu mafaranga, bagira inzira zigana mu makamyo yabo ari hirya no hino, bagira inzira zigana mu bana mu babo, mu mitungo yabo, mu bintu byinshi bitandukanye, mu mwiraha ry'isi. Ntibakigira inzira mu mitima yabo zigana i Siyoni. Oya, ariko uyu munsi uduhe kugira umutima ugana i Siyoni. Mana ishimwe, nitugera mu gikombe cya Paka tuzagendera amasoko. Tubabarire rero mu izina rya Yesu. Umuntu wese ari umubabarire kandi umweze umutunganye agubwe neza. Icyubahiro kibi cyawe, kandi nsabiye umugisha umuntu wese wateze amatwi iri jambo, ribe ijambo ridasanzwe ku buzima bwe. Kandi Uwiteka Nyiringabo umweze, utweze twese, uduhamagarire kujyana ubutumwa bwiza, kuko Yeremiya yaravuze ngo waduhamagaye udushyiraho tutaraba insoro mu nda za ba mama, kugira ngo duhinduke abahanuzi bahanurira amahanga. Ngaho rero shyigikira ubu buhanuzi, Mwami Imana, duhanuriye amahanga bwo kuvuga ngo bajye bajya hera, bajye baza hera cyane bafite indangagaciro z'abera. Mu izina rya Yesu urakoze Mwami. Shyigikira uyu murimo rero, ushyigikire irivugabutumwa, ushyigikire buri kimwe cyose. Dufite abacu barwaye, dufite abantu barushye n'abaremerewe, dufite Amerika Mwami Imana, hera muri Amerika y'Amajyepfo, turayisengeye mu izina rya Yesu, turayingingira Imana, turayitabariza Uwiteka mu izina rya Yesu. Hari za Argentine, hari za Bolivia, hari za Brazil, hari za Chile, za Colombia, hari za Ecuador, hari za Guyana, hari za Paraguay mu izina rya Yesu, hari za Peru, hari za Suriname, hari za Uruguay, hari za Venezuela mu izina rya Yesu. Hari n'andi matoretori y'ahandi hantu mu izina rya Yesu. Uwiteka akoronizwa na leta zitandukanye mu izina rya Yesu. Muri Amerika y'Amajyepfo ubagirire neza. Burya rero nabo bakeneye Imana, bakeneye guhugurwa, bakeneye kubona ubwiza bw'Imana aho barasira. Wibuke Mwami Amerika y'Amajyaruguru, wibuke za Baruda mu izina rya Yesu, wibuke za Bahamas, wibuke za El Salvador, wibuke za Nicaragua mu izina rya Yesu, wibuke za Panama, wibuke Grenada mu izina rya Yesu. Wowe Uwiteka Nyiringabo, wibuke Guatemala. Mana yacu, hari icyo wakora. Wibuke Barbados, wibuke Belize. Mana ibyo bihugu bya Amerika y'Amajyaruguru nabyo bigirire neza. Wibuke Canada, wibuke Costa Rica, wibuke Cuba. Mwami Imana ubarengere. Wibuke Haiti, wibuke Honduras. Mana ubibuke, nabo bakeneye ubutabazi bw'Imana. Wibuke St. Kitts and Nevis mu izina rya Yesu. Wibuke St. Lucas, Mana nabo barengere. Wibuke St. Vincent mu izina rya Yesu. Wibuke za Trinidad and Tobago, Mana nabo bagirire neza batabare mu izina rya Yesu. Dufite abacu bari muri Jamaica, nabo barengere. Dufite abacu bari muri Dominica, wibuke bagirire neza. Dufite abacu bari muri Republika Dominicani, nabo bibuke. Dufite abacu bari muri Mexico, ubagirire neza. Dufite abacu bari mu United States of America, nabo bagirire neza mu izina rya Yesu. Mana ubibuke. Hari za territories ziri muri Amerika y'Amajyaruguru, Mwami Imana uzigire neza. Uwiteka zikoronezwa n'ibihugu, Mwami Imana bikiri anda y'ibyo bihugu, yaba Mwami Imana ishobora byose. Ibintu bituye muri izo nyanja, hari ibirwa, hari ibintu Mwami Imana hirya no hino mu nyanja zikikije Amerika yose harimo ibirwa. Turabisengeye kubera ko harimo abaturage bakeneye kuvirwa n'umuco wa Kristo, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Turabasengeye Mwami, dusengeye Amerika yose mu izina rya Yesu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo babone kuvurwa n'umuco wabo. Kandi turasabye ngo ububyutse buva mu ijuru buboneke. Turasabye kugira ngo amahoro y'Imana abe kuri Amerika.
ubahe guhuza, ubahe kuvuga rumwe, bakira agakiza nikundiriye ibibi. Turasenze nonaha kugira ngo mwami ugire icyo uhindura. Turakubita hasi imbaraga z'ibiyobyabwenge, za kokayine, imbaraga z'imyuka mibi, imbaraga za Illuminati, imbaraga za Freemason. Mu izina rya Yesu turacagagura iyo myaku, turavuma imbaraga z'abadayimoni. Abadayimoni bose bakorera muri Amerika y'Amajyaruguru n'Amajyepfo, mu izina rya Yesu turabamaganira kure. Turasenze kugira ngo uhindure Amerika. Turasenze kugira ngo ububyutse buboneke, abapasiteri babyuke, abavuga butumwa babyuke, abanyamasengesho babyuke, abaririmbyi babyuke, abantu badakijwe bakizwe. Yesu wongera umurika umucyo muri Amerika, wongera umurike umucyo muri Aziya, wongera umurika umucyo muri Europe, wongera umurika umucyo muri Afrika, muri Oceania. Isi yose ivurwe n'umucyo wawe mwami. Haleluya, haleluya. Urakoze Yesu, urakoze kutabaye, urakoze ko yubahishije icyubahiro kibi cyawe. Twasengeraga Amerika yose y'Amajyaruguru n'Amajyepfo kugira ngo umucyo wawe uyivire. Kandi hari indwara z'ibyorezo ziri muri Amerika yose, yaba y'Amajyepfo n'Amajyaruguru. Turasenze ngo uhagarike izo indwara z'ibyorezo. Hari abarwaye za COVID, hari abarwaye za kanseri, hari abarwaye za HIV, hari abarwaye za diabetes, hari abarwaye za asima. Turategetse ngo izo ndwara zihagarare ku bantu b'Imana, abantu bakire, abantu bavirwe n'umucyo wawe, abakurebyeho bavirwe n'umucyo. Nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti, abariwe n'inzoka bagakira, natwe abarwaye indwara zitandukanye nibavirwe n'umucyo w'agakiza. Amaraso yawe nk'uko yahumuye impumyi, ya yindi yari imaze kugutera icumu mu rubavu, n'uyu munsi amaraso yawe akize Abanyamerika, akize abantu bawe. Harimo amoko atandukanye, harimo miliyoni nyinshi zitandukanye. Mana turasenze kugira ngo utabare. Urakoze mwami, urakoze, urakoze, urakoze. Cyubahiro kibi cyawe kandi ukomeze gushyirwa hejuru, ukomeze guhabwa ikuzo mu izina rya Yesu. Kugiye kudukiriza umugabane wa Amerika y'Amajyepfo n'Amajyaruguru, tukabona ineza y'Imana. Urakoze kandi tuzabona amashimwe, tuzakuvuga ibigwi. Hari ibyo uhiduye. Turi mu minsi yo gusengera isi kandi tuzi ko nyuma yayo tuzabona ibisubizo bidasanzwe. Uriho uraruguta Yeriko, uriho urayisenya, kandi Uwiteka Nyiringabo tuzabona ituva imbere, abantu b'Imana bakomeze batambuke. Urakoze mwami, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo dusanze twizeye. Amen, 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 amen.